biraza no kujyana nanone n'ikibazo kijyanye no kujya gushugurika impushya zo gutwara imodoka mu bihugu by'abaturanyi. Iyo ugiye gukoresha umuntu ikizamini cya demarage akote demarage ku modoka automatique mumbwire ahantu bayikoresha. Ibyo bizamini byo kurushya abantu bidafite n'icyo bimaze, uruhushya rwo gutwara imodoka mu Rwanda rubona umugabo rugasiba undi. Icyo kizamini bajye bagikoresha umuntu ufite bene iyo modoka. Itegeko rigiye kumara umwaka ribitse ahantu muri terroir ntazi ngo ni yandi. Ubwo kubavuga ngo moto zikora impanuka cyane ngo uzamuye ubwishingizi, nyakubahwa Perezida nibaje subwo nibwo byo gukemura ikibazo. Sinakumva umwanya narifite ibitekerezo bibiri ku mashuri yigisha amategeko y'umuhanda. Aya mashuri niba yujuje ibyangombwa bisabwa, tekerezaga ko niba yigisha amategeko akigisha gutwara ibinyabiziga kuki perime itangwa na polisi. Standard y'imihanda mikora ishobora kurenza 80 ahantu hose ibyapa nta urenza 80. Mu nama y'umushyikirano batubwiye ko hari imodoka 300 zitegerejwe mu gukemura ikibazo cya crisis ziri muri public transport. Izo modoka zaba zigeze he? Ni gake wagenda ngusange bisi mu ruganda rukora bisi, izo bisi zihari, bisaba gutanga komande. Ikindi ni ikibazo cy'amatsiko ngiye nigirenge kubazanya kwa Perezida wa Sena, ikiraro cya Kicukiro gishanye mu natwabonaga neba ari maso yanjye mabi nta hahuriye n'ikiraro twabonye. Baje sawa niba baradupfunyikiye amazi. Hari igihe ureba igishushanyo ariko implementation cyane cyane hari igihe nyine Ijabo Life Center ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugacukubiri n'indwara za hato na hato. Egera aba bahanga rero bahanga muri iyo mihangayiko ituruka kuri stress cyangwa imirire mibi. Mu Ijabo Life Center baragukorera reflexology, ariyo nkangura myakura, detoxification ikura imyanda mu maraso, hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije ikanasohora imyanda mu mubiri, aromatherapy hashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero, ndetse na massage ivura ibibazo by'umugongo n'andi mavunane. Ijabo Life Center bakorera i Kigali iruhande rw'ahahoze gare ya Kacyiru, ahoroheye buri wese kuhagera, hagamijwe rwo korohereza abatuye intara y'amajyepfo n'iy'uburengerazuba. Ijabo Life Center yabafungura ishami mu marembo ya gare ya Muhanga mu nyubako imwe na MTN ndetse na Sonarwa. Wanahamagara kuri 0784373030. Amagara mazima, igisobanuro cy'iterambere rirambye. Murakoze nyakubahwa Minisitiri kuri ibyo bisobanuro mutanze ku ngamba zafashwe kugira ngo imbogamizi zikigaragara mu gukumira no kurwanya impanuka zo mu mihanda zibashe kuvanwaho. Ba nyakubahwa Abasenateri, nyuma yo kugezwaho ibisobanuro mu magambo n'uhagarariye Minisitiri w'Intebe, nagira ngo dufungure liste ya kabiri. Abasenateri bafite ibibazo cyangwa se ibitekerezo bifuza gutanga babona umwanya. Kuri liste ya kabiri rero hiyandikishije abasenateri bakurikira. Ijambo rikurikiye ni rya Senateri Uwizeyimana. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Sena. Ndagira ngo nshimire nyakubahwa Minisitiri waje uhagarariye PM ku bisobanuro yaduhaye n'ingamba bateganya. Muri rusange umuntu yashima ibikorwa, yashima birimo gukorwa, ibyakozwe, ariko hari ikintu yavuze kijyanye n'imodoka zinjira mu Rwanda ubu ngubu za electrical vehicles cyangwa se imodoka zikoresha amashanyarazi na ziriya za hybrid. Nagira ngo mubaze niba izo modoka dufite abakanishi bazo hano mu Rwanda, kuko abakanishi nge mbona niba abandi ni gasyata ni tarinyota. Abantu ubu hari imodoka kuko ziri kuri technology avance, mu minsi iri imbere turaza kubona n'izetwara. Ariko niba dukangurira abantu kuzana bene izo modoka tunabagabanyiriza imisoro cyangwa tubikureho completely, iyo zipfuye bigenda bite? Biragaruka ku kibazo cy'impanuka, kibazo twibajije muri komisiyo cyo kuvuga ngo ni bande bakora imodoka zacu. Hari ya crisis ziri mu magaraje yavuzwe, rwose numvise ingamba zihari zidahagije, aho umuntu abyuka mu kibanza atarubakamo cyangwa iwe mu gikara agafunguramo igaraje. Ibyo ngibyo murabibona hirya no hino. Ibyo ngibyo biraza no kujyana nanone n'ikibazo kijyanye no kujya gushugurika impushya zo gutwara imodoka mu bihugu by'abaturanyi. Twaganiriye n'abafite bene izo mpushya batubwira ko uruhushya rwo gutwara imodoka mu Rwanda rubona umugabo rugasiba undi. Ariko polisi yatubwiye ingamba zihari mu gukemura icyo kibazo. Ariko nagira ngo uvuge nko ku kintu kimwe
kuko wenda gishobora kuzakemukira mu itegeko nyakubahwa minisitiri ndumva urizi ni itegeko hari n'icyo ndiziho twarafatanyije na polisi kuritegura itegeko rigiye kumara umwaka ribitse ahantu muri teruwari ntazi ngo ni yandi ryashoboraga gukemura ibibazo byinshi ahangaha twavugaga uburyo bwo gukura za perime amanota muri za perime z'abantu hari uburyo bwo kuvuga ngo imodoka automatique turimo turavuga haraza imodoka ziri computerized iyo ugiye gukoresha umuntu ikizamini cya demarrage à côté biriya byo kubalansinga embrayage na accélérateur binashoboka pour les voitures japonaises gusa kuko hari naho bikora ku modoka nk'iz'abanyakoreya cyangwa abanyamerika disque ugahita uzitwika kuko ubu ngubu nta nubwo demarrage iyo ugiye gukora ikizamini muri Canada demarrage nayikoze muri 1993 hano nkorera perime ngeze muri Amerika cyangwa muri Canada bansubizamo kongera kwiga auto école ariko nta kizamini cya demarrage nakoze mu bihugu biri avance ahandi demarrage ku modoka automatique mumbwire ahantu bayikoresha niki gituma hatabaho impushya noneho bafata umuntu atwaye imodoka itari automatique atwaye imodoka ya manuel ikeneye za demarrage koko ahantu wazamuka akaba yafatwa nk'umuntu sans catégorie ufite kategori yo gutwara ivatiri agafatwa atwaye ikamyo afite uko ahanwa mu mategeko ibyo ngibyo nagira ngo rwose ibyo bizamini byo kurushya abantu bidafite nicyo bimaze iyo modoka umuntu yayiguze ni automatique ni yazatwara aza amategeko y'umuhanda ntabwo ibizamini bidakorwa handi birarikayike bikwiye kuba bikira hanga icyo kizamini baje bagikoresha umuntu ufite bene iyo modoka ni icyifuzo twatangaga hanyuma nyakubahwa president wa Sena ndumva ari ibyo ibindi babivuze gusa ministre aze no kutubwira mu nama y'umushyikirano batubwiye ko hari imodoka 300 zitegerejwe mu gukemura ikibazo cya crisis iri muri public transport izo modoka zaba zigeze he murakoze nyakubahwa president wa Sena jambo rikurikiye ni rya Senateri Marie Rose Mureshyankwano murakoze nyakubahwa president wa Sena kumpa ijambo nanjye nagira ngo nshimire nyakubahwa minister bisobanuro yaduhaye ndetse nshime n'ingamba zafashwe ndetse n'ibyakozwe na guverinoma mu rwego rwo kugabanya impanuka zo mu muhanda gusa hari ibyo nyakubahwa minister yatubwiye ndetse tunashingiye kuri raporo twagirijweho na komisiyo ya Sena ifite ibijyanye n'umutekano w'umuhanda mu nshingano byahariye ahantu hagera kuri 298 hazwi nk'ahantu hakunze guteza impanuka nyakubahwa minister hagarariye guverinoma yatugaragarije ko nabo babizi kandi ko aricyo babiteganyijeho tugaragariza n'amafaranga niba numvise neza agize kuri miliyari hari zirenga 100 yo kuzafasha mu gukora aho hantu hagiye hatandukanye ariko bimaze igihe nyakubahwa president wa Sena hari ahantu hamaze igihe tuzi hateza impanuka cyane hariya i Rubavu umanuka ujya ku bitaro imodoka zirazinjira mu bitaro nka Musambira nko ku mukobwa mwiza n'ahandi hirya no hino mu gihugu nagira ngo nyakubahwa minister atugire muri detail atwereke ati muri aha hantu ko ari 298 wenda mu mwaka umwe tuzaba dukoza ahere wenda no kuri ya budgetaire atwereka ati muri mwaka w'ingengo y'imari tuzaba dukoza hana ni mwaka uzakurikiza tuzaba dukoza hana gibura twumve implementation plan iri detail twumve neza uko bizagenda bikorwa kuko turabizi ntabwo byakorerwa rimwe ngo birangire kuko tuzushobozi bw'igihugu ariko twereke gahunda iri ifatika iri detail y'uburyo bizagenda bikemuka ikindi nagira ngo mvuge nyakubahwa minister nacyo yagaragaje yavuze ati ubwishingizi impamvu basigaye babona ibinyabiziga byinshi bidafite ubwishingizi cyane cyane za moto ngo nuko ubwishingizi bwa za moto babuzamuye mu kubera ko zikora impanuka cyane nyakubahwa president nibaje subwo nibwo byo gukemura ikibazo yakimubaza nkanya kwabisa ko yaje hagarariye guverinoma nubwo byaba bitari mu nshingano ministeri ayobora kaje hagarariye guverinoma nibaje ubwo kubavuga ngo moto zikora impanuka cyane ngo uzamuye ubwishingizi ukemuye ikihe kibazo kuko nubundi ahubwo ubashyize mu kudagura bwa bwishingizi ko nta bushobozi bafite niba unabashoye mu kuba yakora impanuka kuba yakoze ko nta bwishingizi afite akiruka yakwiruka cyakizi ibinyabiziga kitamenyekanye fondo garanti automobile kishyura ni leta yishyura ntaho numvaga rero nka regulator ndavuga guverinoma binyuze muri beneri mperukariyo hari regulator mu bijyanye n'ubwishingizi
mukwiye kwicara mukakiganiraho mukareba ngo ese koko kuzamura ubwishingizi bwa moto nicyo gisubizo cy'impanuka za moto mukafasha kubona ubwishingizi butabahenze cyane ariko bakawugira umuti ugashakirwa ahandi mu buryo bukwiye. Ikindi numva nshaka kuvugaho hari icyo honorable Lambert yamaze kuvuga, hari utuntu tubona tugenda ku muhanda Musanze Rubavu uzamutse urenze nko hariya kuri Mukungwa, hari utuntu ubona tw'utuborudire twagiye dushyirwa ku mpande ngira ngo hagenda mujya mutubona mu by'ukuri udafite icyo tumaze ku buryo ugize ibyago ukabona nk'ikinyabiziga cyagiye kuwitambika tukubuza gukwepa kandi wakabaye ukwepa mu gihe wenda nta muntu uri aho hafi wagonga, kandi ukatubona nk'ahantu aho gusa kuva kuri Mukungwa ukazamuka ukagira ndumva Musanze utaragera muri amakuru utaragera handi ku ruganda rwa sima, ukabona mu by'ukuri tudafite icyo tumaze kibaza ndetse n'utuntu nka turiya dushobora kubangamira umuntu wari gukwepa igihe ikinyabiziga kindi kimusatiye, kuki tudakosorwa biterwa n'iki? Ikindi ni ikibazo cy'amatsiko ngiye ngiye kubaza nyakubahwa perezida wa Sena, ikiraro cya Kicukiro gishanye mbona twabonaga niba ari amaso yanjye mabi ntahahuriye n'ikiraro twabonye, noneho kubakoresha uriya muhanda wa Kicukiro ujya i Nyamata, iyo unyuze hahandi hasi ujya kuzenguruka ni akantu gatoya rwose kameze nk'imfundanwa ku buryo naho ubona ko ubwako gateza mbuteyaje. Ntibaje sawa niba baradupfunyikiye amazi. Ni ikibazo cy'amatsiko nyakubahwa minisitiri atubwire ese koko kwishanya imbonera niko kiriya kiraro cyagombaga kuba kimeze? Yewe nawe nyatari ko cyagombaga kuba kimeze, none buriya se bazongera basenye kugira ngo byibura hariya hasi hose izenguruka habuke habe hanini. Ni gatoya cyane rwose ku buryo ubona katajyanye no kuba kari ahangaha mu mujyi wa Kigali. Ndasoreza ku kijyanye na za deviation mu mujyi wa Kigali, hari ikibazo cya murakoze senateri Mureshyankwano. Nyakubahwa ministre agira ngo tubahe umwanya mutange ibisobanuro ku bisubizo byabajijwe n'abasenateri ndetse mugire n'icyo muvuga ku bitekerezo batanze. Ijambo ni iryanyu. Murakoze nyakubahwa perezida wa Sena, nyakubahwa ba vice perezida ba Sena, nyakubahwa abasenateri, nongeye kubashimira kuri uyu mwanya mwongeye kumpa ngo ntange ibisobanuro ku bibazo cyangwa ibitekerezo nyakubahwa abasenateri bongeye kubaza ndetse n'ibitekerezo byiza batanze. Nyakubahwa perezida wa Sena ampereye ku kibazo nyakubahwa senateri Jean Pierre kandi yongeye kubaza ku kibazo cya public transport, avuga ati se byaba bigeze hehe, ingamba zaba zigeze hehe, ariko ngira ngo ni ikibazo cyakomeje no kugarukwaho n'abasenateri bagiye batandukanye. Hari ingamba zafashwe, hakaba hagiye kugurwa bisi 305 kugira ngo ikibazo cya bisi gikomeje kugaragara mu mujyi wa Kigali ndetse no mu nkengero z'umujyi wa Kigali gikemuke. Muri izo rero bisi 305 ku ikubitiro hakaba hagiye kuza bisi 100, aho bisi 40 zishobora kuzagera hano mu mpera z'ukwezi kwa 10, akaba ari kuzikora kuzikora no kuzigeza ahangaha, kuko nta ikorwa rya bisi ni gake wagenda ngo usange bisi mu ruganda rukora bisi, izo bisi zihari, bisaba gutanga komande nabo bagatangira kuzikora, ariko ibyo byose byaratangiye bigeze ku kigero gishimishije ku buryo twizera yuko mu mpera z'ukwezi kwa 10 bisi 40 zishobora kuzaza mbere zaba zageze hano, noneho izindi basi 60 zisigaye nazo zikaba zageze hano mu mpera z'ukwezi kwa 12. Ariko nyuma y'izi bisi 100 hakaba nanone hari bisi 205 zo zizaba zikoresha amashanyarazi. Izi basi 100 kuko ari mu buryo bwihuse zo zizaba zikoresha
fuel, ariko izindi basi 205 zo zikaba zizaba zikoresha amashanyarazi mu rwego rwo gukomeza no kubungabunga ikirere. Hari bimaze gukorwa, hari itsinda guverinoma yohereje mu bihugu bitandukanye aho bo bakataje mu gukoresha zino basi, cyane cyane ariko harebwa uburyo charging infrastructure cyangwa se uburyo bwo kubaka ibikorwa remezo byo kuzisharija, kuko ni bisi zifite ikoranabuhanga ritandukanye zikoresha fuel cyangwa se zikoresha mazutu. Akaba hari ikoranabuhanga rikoreshwa mu kuzicaginga, kubaka ibyo bikorwa remezo aho zishobora kujya zikabaca. So byose rero nibyo birimo birebwaho. Timu leta yohereje timu hanze kubireba, ndetse yaraje by'ingenzi byarangije kugaragara naho zigomba izo charging infrastructure zigomba kujya, naho haragaragajwe mu mujyi wa Kigali. Ubikurikiraho ni za negotiation ari abashaka kuzana izo bisi cyangwa se uburyo bazakora imikoranire igiye itandukanye izo bisi nizimara kugera ahangaha. Iki kibazo rero cya bisi ni ikibazo guverinoma y'u Rwanda yahagurukiye kugira ngo gikemuke mu maguru mashya. Tukaba rero ari ikibazo dukomeza gukurikirana, ari abo bakora basi cyangwa se izo nganda ziri kuzikora, ndetse n'izo zindi zizaba zikoresha amashanyarazi zizaza ari 205 nazo imyiteguro yazo nayo igeze kure. Ariko hagati aho ngaho akaba n'abandi bashoramari nabo barimo bashaka kuza gufatanya na leta n'izindi nzego mu gushora imari yabo mu byerekeranye no gutwara abantu muri rusange mu mujyi wa Kigali ndetse no mu gihugu muri rusange. Nyakubahwa perezida wa Sena, banyakubahwa vice perezida wa Sena, banyakubahwa Abasenateri, hakaba n'ibindi bibazo byabajijwe na Senateri Vode Uwizeyimana, aho yibanze cyane avuga ati se hari intambwe nziza imaze guterwa abantu batangiye kwitabira kugura cyangwa se kuzana izi modoka zikoresha amashanyarazi cyangwa se na ziriya za hybrid. Ariko afite impungenge avuga ati se abakanishi bazo mu gihugu biteye gute ko ari imodoka mu by'ukuri zifite ikoranabuhanga ryihariye zidasanzwe bitandukanye n'ikoranabuhanga dusanzwe tuzi ku modoka zitandukanye. Mu myiteguro rero ihari nuko guverinoma ibicishije muri minisiteri ifite uburezi mu nshingano zayo, cyane cyane mu kigo cy'igihugu mu kigo gikuru cy'ubumenyi ngiro Rwanda Polytechnic, aho harimo za department za mechanics. Ibi bintu nabyo byitaweho, harimo hagurwa ndetse n'ibikoresho bigendanye na zino modoka, ndetse no gushaka abahanga baza kudufasha mu byerekeranye no gukanika zino modoka. Ariko ikiza kurushaho nuko n'aba investor barimo bazana zino modoka nabo ubwabo barimo barafasha leta kuziba kino cyuho, aho batangiye kwizanira aba expert cyane cyane muri bino bintu byo gukanika zino modoka. Aba expert rero nabo bakaba barimo bagenda bigisha abamekanisiye bacu cyane cyane, ariko banafite ubumenyi butandukanye. Hari ubumenyi muri ICT, hari ubumenyi muri electrical, hari ubumenyi muri mechanics. So ubona ari combination ya skills bisaba yuko nyine ubwo bumenyi bwose bugomba kuba buhari. Hakaba hari icyizere rero yuko uko zigenda ziza ari nako isoko rya mechanics cyangwa n'abashora imari muri iryo koranabuhanga. Hakaba n'abandi batangiye, hari nk'umushoramari watangiye kwegera leta asaba yuko nawe yashora imari mu igaraji ryisumbuyeho ryo gukora zino modoka. Twizera yuko ari ibintu bizatanga icyizere yuko zino modoka abazazizana n'abazazikoresha nta kibazo kizahaba. Senateri Vode kandi yongeye kubaza avuga ati se umuntu arabyuka agashyira igaraje hariya. Nibyo byabayeho, aho mu gitondo wasangaga umuntu yashinze igaraje mu gikari
cyangwa mu marembo ye cyangwa n'ahandi hantu. Icya mbere kugira ngo ibicike nuko hariho master plan ubu ngubu y'umujyi wa Kigali. Ubu ntabwo wapfa kubyuka ngo ushyire igaraje aho wiboneye. Master plan y'umujyi wa Kigali igenda yerekana aho amagaraji agomba kujya, ndetse hari n'amaze gufungwa yabaga mu bishanga cyangwa se ahatemerewe kujya. Ariko icy'ingenzi kurushaho nuko iki kigo cya RY'UMUHANZI kirimo kigenzura ndetse amagaraji aho aherereye, ese ibikoresho afite, ese yakwiye kujya aho hantu. Tukaba twizera ko iyo road map ndetse n'irigenzura rizasiga dufite amagaraji mu by'ukuri yujuje ubuziranenge kandi koko akwiye kubaho ari. Yongeye kubaza kandi ku kibazo cya iriya centre cyangwa se ku kibazo cya perime za automatique. Avuga ati hari traffic law imaze igihe bitarangira, ariko ngira ngo ubu ngubu irimo irakorwaho, ndetse ni ibintu twaganiraho n'inzego zitandukanye kugira ngo ahiri yihute. Ariko haranarebwa uburyo ashobora kubaho transition ibyibura ku buryo kuko dufite nka centre ya Busanza imaze kuzura, dufite driving testing center imeze neza cyane ya Busanza, ifite ibikoresho byiza bigezweho rwose, ifite ikoranabuhanga rigezweho. Turimo turaganira n'inzego zitandukanye zifite aho zihuriye n'iya driving testing center ya Busanza kugira ngo abantu batangire kuyikoresha mu buryo bwa vuba. Kandi urabona yuko hari icyizere kuko infrastructure zirahari, ibikoresho byose bimaze kuhagera ku buryo twizera yuko izatangira gukora mu gihe kitarambiranye, maze abashaka kuba batunga perime zero automatique, ushaka kugura imodoka ya automatique, ashaka gukoresha perime ya automatique, akaba rwose bitamugora akaba yajya muri iyi driving testing center agakora ikizamini, kuko ibyinshi n'uburyo ibyo bizamini bigomba gukorwa byose polisi yarangije kubitegura. Ngira ngo ikindi kibazo senateri Evode yabajije ni icyerekeranye na ziriya modoka 300 nari maze kukigarukaho. Nyakubahwa perezida wa Sena, abanyakubahwa vice perezida wa Sena, abanyakubahwa abasenateri, hari ibindi bibazo byabajijwe na senateri Marie Rose Mureshyankwano, aho yibanze cyane ku bintu, aho yavuze ati hari Rubavu, hari ahazwi nk'hariya hakunda kubera impanuka ku bitaro bya Rubavu. Ubu harimo hararebwa yuko uriya muhanda hashobora kuba deviation ku buryo kiriya kibazo nacyo cyakemuka kigakemukira mu wundi muhanda. Nayo ikipe tekinike irimo irabirebaho ku buryo hashobora kubaho deviation ya hariya, kiriya kibazo kigakemuka. Hariya za Musambira, mu by'ukuri hari impanuka nyine zibaho bitewe na tere yacu cyangwa topography, ariko hakaba hari impamvu za mesures zishobora gufatwa, arizo bita soft measures cyangwa hard measures. Ibi byose no kuzihuza no kureba ibyapa ibijya mu muhanda bishobora kuburira abantu. Kuri uyu muhanda ujya mu majyepfo hari igice cya mbere kigiye gutangira cyo kubaka kuva Nyabugogo kugera i Muhanga mu mujyi, aho byibura kuva Nyabugogo kugera za Bishenyi uzaba ufite foreigns, noneho no kuva za Bishenyi ugakomeza ujya i Muhanga nabwo umuhanda uzagurwa. Izi dangerous spot rero nazo hari izagenda zikosorerwa muri imihanda uko igenda yagurwa. Hari ahavuzwe ku mukobwa mwiza, ngira ngo uyu muhanda nawo kuva Muhanga ugakomeza ukajya Huye, nawo ugakomeza ukajya ku Kanyaru, nabyo abo leta irimo irareba uburyo uyu muhanda nawo ugomba kongera ugasanwa kuko imyaka yawo irimo irarangira. Ibi byose rero hari ibigomba gukosorerwa usibye mu mpamvu cyangwa se measures zihuta gushyiraho ibyapa, ariko nk'uburyo buri tekinike cyane hari ibizakosorwa imihanda irimo yagura, cyane cyane ko inyigo nayo yabyerekanye, kandi mu by'ukuri kuko bikaba bizakosorerwa muri uko kwagurwa kw'imihanda. Ngira ngo nabyo yise gahunda detaye y'uburyo bizagenda bikemuka, n'ibyo hari bizakemukira muri ubu buryo bw'imihanda irimo yagurwa.
hirya no hino mu gihugu hari imihanda dufite imaze kurenza imyaka igiye gutangira kwagurwa. Ibi rero izino za dangerous spot nazo zikaba zarabaye identified ndetse zizakosorerwa muri iyagurwa ry'imihanda. Hakaba n'izindi dangerous spot mu by'ukuri zikeneye ibyapa, zikeneye za gushyira imirongo iyobora abantu mu muhanda. Ibi byose nibyo twerekanye hejuru bigeze ku kigero cya 40% birimo bigenda bikosorwa, kandi nabyo birimo biragenda bitanga umusaruro. Ariko nanone nyuma y'ibi byose hakazaho gukomeza kwigisha abashoferi, hari batwara banyweye, hari ingamba zihari gukomeza kubigisha kubahiriza ibyapa ku mihanda, nabyo bikaba bizagenda bikemura impanuka muri zino za dangerous spot. Yongeye kugaruka ku kibazo cya borudire Musanze Rubavu, aho yavuze ko ari borudire. Ngira ngo kino kibazo twaza kukireba, ariko nzi neza ko uzamutse Musanze hari za borudire ziri ku ruhande. Hari borudire kenshi zikunda kujya hari open drainage kugira ngo ziburire umuntu, iyo ukubiseho ukaba wakumva ko ari nk'ikintu ukozeho. Ariko ngira ngo twareba niba zishobora wenda gukorwa mu buryo budakanganye cyangwa se butaba bwakomeretsa undi muntu waba byashyizwe mu bikorwa byari bihuwe n'igishushanyo. Kenshi hari igihe ureba igishushanyo ariko implementation cyane cyane iyo architectural drawings rimwe na rimwe hari igihe nyine zigukurura cyane, ariko byashyize mu bikorwa hariya ni igishushanyo cyari gihari, kwari kugira ngo bamwe bashobore guca hasi abandi bashobore guca hejuru. Hari ababyitiranyije cyane n'ibyo twakwita flyover, ariko flyover nazo zifite uko zubakwa, bavuga bati wenda tugiye kugira flyover ica hejuru imihanda izenguruka, wenda flyover niziza wenda abantu bazabona ko harimo itandukanyiro cyane. So buriya ni uburyo nanone bwo kumanaginga traffic, cyane cyane biba bigendanye na study bayakorewe hariya. Ngira ngo hari ikindi kibazo yaragiye kubaza cya deviation mu mujyi wa Kigali, ngira ngo birajyana na ya mihanda turimo, cyangwa se umujyi wa Kigali urimo wubaka. Ese izo deviation umuntu yazimenya gute? Hari uburyo bigiye gukorwa, hakaba hajyaho za mapu ku buryo umuntu ashobora gukora deviation mu gihe umuhanda umwe hari akazi karimo gakorerwamo. Deviation zirabizihe, ubukangurambaga. Ese mu buryo bwo kuba wabibona kuri telefone ukaba wabona iyo mapu, ariko mu buryo bwagutse ni ya traffic control center igiye gushyirwa mu mujyi wa Kigali, izaba yerekana iyi mihanda yose n'uburyo ishobora gukoreshwa. Nyakubahwa Perezida wa Sena, banyakubahwa Visi Perezida wa Sena, banyakubahwa Abasenateri, hari ibindi bibazo byabajijwe na Senateri Faustin Habineza, cyane cyane ku kibazo cya Nyabugogo. Kugira ngo nakigarutseho mvuga ku mushinga w'Inyabugogo, aho wagiye kujya Nyabugogo transport hub, n'umushinga munini, bikazajyana no gukemura ibibazo biri hariya byerekeranye n'ikoreshwa ry'imihanda hariya. Ibyo nabyo bikazaherekezwa n'uriya muhanda wa Nyabugogo Muhanga, nabyo hari bizakemukiramo hariya buryo uzaguka, bikaba bizatanga rero igisubizo hariya. Ngira ngo ngiye kubaza ku kibazo cya master plan izashyirwa mu bikorwa ryari, nongeye nanone kukigarukaho. Yongera kuvuga ku kibazo cya Nyabugogo, umwuka mwiza abantu bahumeka. Ngira ngo ni uburyo bwinshi, hari projet wenda izaza hariya igatuma haguka, ariko hakaba no gukomeza gushishikariza abantu gukoresha electric vehicles EV mu gihe zidahumanya ikirere. Nyine nibwo buryo bwiza bwo kugira ngo tutajya cyangwa se tuhangane na za pollution zijya mu kirere cyangwa imihindagurikire y'ikirere muri rusange. Ndetse hakaba n'imishinga itandukanye yo gukomeza kuzatunganya biriya bishanga bigiye bikikije imihanda, guteramo ibiti. Ibyo nabyo bikazagenda bifasha gukomeza kuyungurura umwuka cyangwa se gukomeza guhangana n'iyi myuka yoherezwa mu kirere mu gihe tugifite zino modoka zikoresha za fuel. Ijambo rikurikiye ni rya Senateri Nsengiyumva Fulgence. Ndabashimiye Nyakubahwa Perezida
wa Sena ku mwanya nari mfite ibitekerezo bibiri. Nagira nta igitekerezo kuri ya mushinga w'itegeko rireba ikoreshwa ry'umuhanda, cyane cyane ku mashuri yigisha amategeko y'umuhanda no gutwara ibinyabiziga. Aya mashuri niba yujuje ibyangombwa bisabwa, natekerezaga ko niba yigisha amategeko akigisha gutwara ibinyabiziga, kuki perime itangwa na polisi? Dufite amashuri yigisha ubuvuzi, bigisha umwana akiga akamenya gutera urushinge, akaba ari responsable ku muntu urwaye, tukamwizera kubera impamyabushobozi, impamyabumenyi yavanye muri rya shuri ryigisha. Kuki tutashaka ibigo biri specialize bikora ibyo bintu bikaba byatanga icyo cyemezo cy'uko umuntu atwara ikinyabiziga, hanyuma polisi ikajya muri controle technique, ikajya gucunga uburyo umuhanda ukoreshwa, ariko biriya byerekeranye n'uko umuntu yize akabihabwa n'uwamwigishije. Icyo nicyo gitekerezo cya mbere nari mfite nyakubahwa perezida. Ikindi cya kabiri mfite nyakubahwa perezida, standard y'imihanda mukora ishobora kurenza 80. Ahantu hose ibyapa nta urenza 80. Mbona umuhanda ufite imyanya uvuye Nyagatare bashyira 80. Twafata n'iyo double voie ya hano Kicukiro Nyabarongo naho ni 80. Ese imihanda dukora irespectiyo muyikora kuri iyo standard ya kilometero 80? None se ntawe ushobora kurenzaho, nta n'ahantu yarenzaho, kandi abantu bakagenda bafite security. Ndagira ngo numve icyo nyakubahwa minisitiri abitubwiraho, kuko igihugu cyacu kirimo cyihuta mu majyambere, kandi dushaka kwihuta no kugera ku kazi vuba. Mu kanya mugenzi wanjye yavuze abantu bakererwa iminota 20, iminota 30 c'est de l'argent. Abantu za entreprise zibahemba zigatanga imisoro, ariko productivité ikaba ntoya. Nibaza ukuntu mushobora kuba mwihuza kugira ngo murebe yuko icyo kibazo cya transport ari ikibazo kiri crucial kuri ekonomi y'igihugu. Murakoze nyakubahwa perezida. Nyakubahwa perezida wa Sena, abanyakubahwa vice perezida wa Sena, abanyakubahwa senateri, hari ikindi kibazo garagajwe na senateri Nsengiyumva Fulgence, aho yatangiye avuga kuri traffic law project, atanga ibitekerezo avuga ati private sector kukiyo itazamo amashuri yigenga agatanga perime. Ngira ngo byose n'urugendo no kureba aho ibyo bintu bishobora tuvuye aho tugeze, igihe kirageze kugira ngo bishobore kuba byakorwa. Ngira ngo ni ibintu nanone bishobora kwigwaho n'inzego zigiye zitandukanye. Hari ibihugu byinshi bigiye bikorwamo aho private cyangwa se amashuri ayigisha byo gutwara imodoka, usanga anafite izindi nshingano nanone zo gutanga perime. Ngira ngo rero nk'uko nari ndimo bivuga, byose ni urugendo, ni ukureba aho tugeze, amashuri yacu yo ageze hehe, ubunyamwuga bwayo n'ubuhe, byose bikareberwa hamwe bigasuzumwa kugira ngo turebe yuko koko igihe cyaba kigeze kugira ngo amashuri yigenga nayo ashobore kuba yatanga izi perime. Yongeye kugaruka kuri basi 300, avuga ati n'isoko nibyo. Iyo urebye usanga n'ubundi hazakomezwa gukenerwa bisi, ari nabyo nahoze mvuga ko harimo hari uburyo bwo gutandukanya fleet management na operation management. Ushobora kuzana umubare wa bisi, ukazana bisi 300 cyangwa 400, ariko ugasanga n'ubundi ziracyafatirwa muri wa muvundo w'imodoka. Ari naho harimo nanone iriya component yo improving junction, kuko imihanda kugira ngo niba tuzanye na bisi na infrastructure ziri in place nazo zishobore kwa accommodatinga ziriya basi, kugira ngo nazo kuko ya waiting time dushobore kuba twagera ku minota ishobora gufasha umuntu wese kugira ngo agerere ku kazi igihe. Ngira ngo byose nibyo yavuze ko bigomba kujyana na transport akome. Nizo component eshatu harimo number cyangwa fleet numbers komeza kuyongera, junction improvement nayo ijyana na infrastructure, ndetse no kureba uburyo iriya mihanda igendamo bisi mu masaha amwe n'amwe, yaba mu gitondo cyangwa nijoro,
uko imihanda igenda yaguka nayo iyi system nayo twazayadoptinga kugira ngo idufashe. Yongeye kugaruka ku kibazo cyo gukora imihanda vuba. Nibyo ari imihanda kuko igenda idindira bitewe n'impamvu zimwe na zimwe zigiye zitandukanye, ariko kubw'inyungu z'igihugu, kubw'inyungu z'abaturage, guverinoma yafashe ingamba zitandukanye kugira ngo kwihutisha iyubakwa ry'imihanda. Hari aho ugera ugasanga wenda kampani zimwe na zimwe ntizifite expertise wenda mu kubaka ibiraro mu buryo bwihuse, ariko ubu hafashe ingamba yuko niba hari ikiraro cyubakwa hashobora kuza kampani yubaka ikiraro ikakirangiza, bandi nabo bari kubaka umuhanda, kubera ko uburyo bugezweho bwo kubaka si ngombwa ko umuntu wese afata projet yose ngo yubake. Ushobora gufata igice kimwe akagihu gishoboye, ikindi akagihu gishoboye, ariko projet ikihuta. Hari birimo bigaragara uburyo bugenda bukoreshwa mu mihanda imwe n'imwe kugira ngo turebe yuko byakwihuta, kandi byatangiye gutanga umusaruro. Ayuko igice kimwe bagiha ufite expertise muri ubwo bwubatsi akacyubaka akakirangiza, undi nawe agakomeza ibindi bice bisigaye. Yongeye kugaruka ku kibazo cya standard y'imihanda uko ikorwa, cyane cyane agaruka ku birometero cyangwa speed limit ishyirwa mu mihanda, avuga ati ese ibirometero 80 nibyo tugarukiraho. Harimo parameters nyinshi cyane cyane zigendana na design y'umuhanda, harimo visibility, ese urareba imbere muri kilometero zingahe, hafi aho ngaho hari udusantere tungahe, ese design standard zo ziratwemerera iki, cyane cyane yuko tutari twagera kuri za expressway aho ushobora kugenda nk'ibirometero hafi 20-15 nta rugo ruri aho hafi, nta gasantere ari we wemerewe kugenda gusa. So biro ni ibintu inzego zitandukanye zirebera hafi kugira ngo turebe kuko design cyangwa speed limit bikenewe kuri uwo muhanda, kugira ngo turebe yuko koko ikwiriye aho ngaho. Ngira ngo yatangaga urugero rwo mu Mutara, ariko ngira ngo mu myaka yashize muribuka impanuka nyinshi zakundaga kuba mu bice byo mu Mutara kubera ko harambuye, byasabaga rero yuko hagomba kujyaho za speed limit. Mu bundi buryo ushobora gushyira za speed ziri hejuru zitajyanye na visibility, zitajyanye na design y'umuhanda, ugasanga nanone urimo urashyira abaturage mu kaga, cyangwa nanone urongera za accident bitewe n'umuhanda ukungana cyangwa se n'abaturiye uwo muhanda.